ibihe byiza mwese mu kwicanga Tetufa y'ubuziro ndabashimiye cyane. Nizere ko muri amahoro aho muri hose. Turabakunda kandi ntabwo muzicuza kuko mwadukurikiye, ahubwo twahisemo kubaganiza ibyiza kandi byubaka umuryango nyarwanda. Uyu munsi rero twakiye abanyeshuri muri studio za Tetufa y'ubuziro ngo batuganize amateka ya mbere y'uko gahunda yo kurira ku ishuri iza ndetse n'ubu ngubu. Ese mbere byari bimeze bite? Ubu ngubu bimeze bite? Ni byiza? Baraza kutugeraniriza, baza kutubwira uko mbere byari bimeze, dusangiza amateka ya mbere ukuntu byari bimeze, banatubwira uyu munsi kuko ibyo bihe birimo ari bibiri, bwa mbere uko byari bimeze n'ubu ngubu bazi uko bimeze ubu ngubu. Reka tudatinze tubakire, duhere kuri mushiki wacu batubwire ubuzima uko bwari bumeze mbere y'uko gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri iza ndetse n'uyu munsi. Itandukanye ni irihe? Byiza ni ibihe? Murakoze. Itandukaniro rirahari rinini cyane, kuko mbere y'uko gahunda ya school feeding igera ku mashuri byari ibintu bigoye cyane. Wasangaga aho umwana yigaga ariko akiga umutima utari hamwe, akiga atekereza ukuntu agiye gusubira mu rugo izuba ryose, akanatekereza n'ukuntu ashobora no gusanga ibiryo bidahari. Usanga ni ikibazo gikomeye cyane, arahangayitse. Saa sita zagera agataha yirukanka, yagera mu rugo agasanga umubyeyi ntarahisha cyangwa se ntarava no mu murima, usanga agarukiye aho, araje ageze no ku ishuri asanze abandi batangiye amasomo. Ariko ngo mwarapfunyikaga. Gupfunyika byari birimo. Wapfunyikaga muki? Dusangiza ukuntu wapfunyikaga iki? Ibyo ari byo byose byabonekaga byose narabipfunyikaga. Usanga nkazanye nk'ikijumba, usanga rimwe na rimwe ebyiri ari cyonyine, nta n'umugezi nabonye. Ariko ngeze amatsiko, ubundi mwagiraga abantu bapfunyitseho barira? Reka twajyaga tugashoka mu ishyamba mu bisambu, ukiharandukana abantu hikinguka. ntabwo wari kurira mu ishuri ngo bivemo. Reka mwashokaga ishyamba nyine mukagenda bariho murira. None se mwagiraga ahantu mubika ibyo mwazanye? Wenda bati iyi ni inyubako babageneye yo gushyiramo ibyo mwazanye muri buze kurya. Ese umuntu wundi wamenya guta ibyawe ko mwapfunyitse muri benshi, mwagiraga ahantu mushyira ibyo muri buze kurya cyangwa uwo umuntu yarendaga akabishyira mu ntebe? bashyiraga nk'inyuma y'urugi, mu nguni nyine inyuma y'urugi, mwagendaga mukabiseseka cyose hejuru ku kabati, bishaka ari mu bitereka byose, n'uwo mwajya kurya nyine umuntu akarebamo ibye. umuntu akarebonamo ibye. noneho hari ubwo wagira ngo naho ugasanga abanyeshuri babiri, uwo muhungu ahise binyarukana mu ishyamba neza wajya kwitora ukabibura. cyangwa se wenda bwaba bari batabiriye wabijyana ubipfundura ugasanga byabaye nabi, usanga byangiritse kubera ubushyuhe. ndetse naho biri ugasanga nyine biguteye nk'inzoka, ugasanga ni ibintu bigoye cyane. Harabaye byari ibintu bigoye bikabije cyane. Umunyeshuri yiga atize, nko gutaha ukajya mu rugo, rimwe na rimwe noneho hari n'abagira gute bwo gutaha bakavuga ati ngewe nta hantu kure ntabwo nasubira mu rugo, ugasanga arabwiriwe bigiye kujya nimugoroba atashye, kandi nimba yabwiriwe ntihandi wasanga mwarimu ari kwigisha we ari gusinzira, kuko wumva niba utariye urasinzira, ntabwo amasomo rubasha kuyakurikiza.